Nshuti bakunzi ba Woodlands TV, twagarutse nanone mu kiganiro cyacu cya Woodlands TV. Uyu munsi rero ni umunsi w'akababaro, ni umunsi umuhanzi Jay Polly yitabyeho Imana. Benshi muramuzi, ni umuhanzi wabayeho akora umuziki cyane kandi awukunze. Ni umuhanzi waririmbye muri Tuff Gang ku buryo umuntu wese wakurikiranye umuziki nyarwanda ashobora kuba amuzi. Kuri uyu munsi rero bikaba bivugwa yuko yitabye Imana, aho yari ari kuvurirwa mu bitaro bya Muhima. Ikindi kandi uyu muhanzi akaba apfuye, bivugwa ko yari ari muri gereza ya Mageragere, uretse ko yari yatwawe mu bitaro kugira ngo akurikiranwe. Uyu muhanzi rero nubwo hataramenyekana icyamwishe, ariko tumwifurije ubwo ridashira. Rero nshuti za Woodlands TV, reka tubasabe abatarakora subscribe kugira ngo mukore subscribe. Nyuma yaho turaza kubakora inkuru irambuye cyane ivuga kuri uyu muhanzi Jay Polly witabye Imana, umuhanzi wari ufite imitima ya benshi mu njyana ya hip hop. Ni umuhanzi twagiye dukunda cyane. Reka rero tuvuge ngo Imana imutuza heza, imuhe iruhuko ridashira.